Muribuka wigeze kuyobora Minisiteri y'Uburezi witwaga Mididi, uyu yavugaga ko nta mwana w'umuswa n'umwe ubaho, abana bose ari abahanga, bagomba kuza kandi bakajya ku ishuri bose. Icyo gihe abana babaga banyuma n'abari barirukanwe kubera imyitwarire mibi ndetse n'abandi bose baragarutse basubira mu ishuri. Iyi Minisiteri y'Uburezi imaze kuyoborwa n'abasaga 17 mu myaka 30 yonyine imaze ibayeho. Niyo Minisiteri yaciye agahigo ko kuyobowe n'abantu benshi kandi bagenda basimburanwa mu gihe gito. Hari udukoryo twinshi buri wese yizanira cyangwa se reka mbyite tekinike, buri wese yizanira zo kuyobora iyi minisiteri kugira ngo babashe kuzamura ireme ry'uburezi. Reka nze mbabwire uburyo bagiye basimburana ku buyobozi muri iyi minisiteri ndetse n'udushya buri umwe yagiye azana. Gusa sinabura kuvuga ko abarimu, abanyeshuri ndetse na bamwe mu babyeyi birahira uwo bitwa Maria Valentine kare waciye agahigo kurusha abandi bose. Murakaza neza, reka twinjire muri minisiteri tubivugeho. Mbere yuko tuvuga udukoryo n'udushya buri wese yazanaga muri iyi minisiteri y'uburezi cyangwa se minitike, reka tubanze duhere ku buryo bagiye bahererekanya ububasha kuva ku wa mbere kugera ku wa nyuma. Ubwo turahera mu 1994 tugeze ubu ngubu muri 2024. Mwumva ukuntu bagiye bakurikirana. Nyuma turaza guhita tugaruka tuvuge udukoryo twagiye tuba muri minisiteri y'uburezi dukorwa na bamwe mu baminisitiri cyangwa se mu bayobozi bayo. Uwo bita Dr. Nsengimana Joseph, uyu niwe muyobozi wayoboye minisiteri y'uburezi bwa mbere. Yayoboye mu 1994 ageza mu 1995. Bivuze ko yamaze umwaka cyangwa se amezi ayobora iyi minisiteri y'uburezi. Jean Pierre Celestin Rwigema yahise amukurikira ayobora iyi minisiteri kuva mu 1995 n'ubundi ayobora uwo mwaka wonyine gusa. Bivuze ngo uyu mugabo wa mbere akimara kwegura bita Nsengimana Joseph yahise asimburwa n'uyu nguyu bita Pierre Celestin Rwigema ayobora amezi make cyane. Uwo bita Ngirabanzi Laurent n'ubundi uyu nguyu yahise aza ayobora iyi minisiteri mu 1996 arayiyobora. Urumva ko mu mwaka umwe iyi minisiteri yayobowe n'abantu babiri. Dr. Joseph Karemera uyu nguyu nawe yahise asesekara ayobora kuva 1996, ubwo ni hahandi Laurent yayoboraga ageza mu 1999. Uyu nguyu yayoboye imyaka 3. Urumva ko nyuma ya Karemera Emmanuel Mididi yahise asesekara ayobora kuva 1999 ageza muri 2001. Bivuze ko ubwo nawe yayoboye imyaka 2 yonyine gusa. Emmanuel Mididi nawe yabonye agomba kubiha abandi, niko guhita biho bita Prof Romain Murenzi araza ayobora kuva muri 2001 kugeza muri 2006. Uyu Prof Romain Murenzi niwe muntu wamaze igihe kirekire muri minisiteri y'uburezi ayiyobora, dore ko yamaze imyaka 5 yose ayobora iyi minisiteri. Uyu Murenzi nawe nyuma y'imyaka 5 yarabiretse. Amaze kubireka abiho bita Dr. Mujawamariya Jeanne ayobora kuva muri 2006 kugeza muri 2008, ayobora imyaka 2 yonyine. Uyu Jeanne nawe mu gihe gito cyane yahise asimburwa n'uwo bita Dr. Gahakwa Dafroze. Uyu ni umumama yayoboye iyi minisiteri kuva muri 2008 kugera muri 2009, umwaka umwe gusa cyangwa amezi. Dafroze nawe muri uko kuyobora iyo minisiteri yabonye atagomba kuyigumamo, niko guhita ayegurira undi mugabo bita Dr. Murigande Charles. Uyu Murigande Charles yayoboye kuva 2009 kugera 2021, ayobora iyi minisiteri imyaka 2. Uyu Murigande Charles nawe amaboko yarayamanitse, arangije inkoni ahita yiha uwo bita Dr. Pierre Damien Habumuremyi ayobora iyi minisiteri amezi make cyane, kuko nawe yayoboye mu mwaka wa 2011. Uwo mwaka warangiye atakiyobora, yahise ahanika amaboko nawe ahita ayiha uyu nguyu twita Vincent Biruta arayobora kuva muri 2011 kugera muri 2014. Mu gihe gito cyane Vincent Biruta nawe yahise yahanika, maze ubutegetsi cyangwa se kuyobora iyi minisiteri bahita biho bita Prof Rwakabamba Silas. Rwakabamba Silas yayoboye kuva muri 2014 kugera muri 2015, umwaka umwe wonyine cyangwa se amezi. Bidatinze uyu Rwakabamba Silas nawe yarayamanitse, arangije ahita ahamagara uwo bita Papias Malimba Musafiri ngo abari uza kuyobora iyi minisiteri. Yayiyoboye 2015 kugeza 2017, imyaka 2 yonyine. Nyuma y'iyo myaka 2 gusa uyu mugabo Malimba Musafiri nawe yabonye atabivamo, niko guhita abwira Dr. Eugene Mutimura ati waza ukansimbura. Dr. Eugene Mutimura yayoboye muri 2017 kugeza 2020, twavuga ko ari imyaka 3 yari yamumazeho.
gusa n'ubundi Eugene Mutimura nawe byaranze biramunanira. Bimunaniye umudamu witwa Uwamariya Valentina ahita aza ayobora iyi minisiteri kuva muri 2020 kugera 2023. Ahari mu gihe cya Covid yarazengereje abanyarwanda. Uyu Dr Uwamariya Valentina nawe ubanze yarabonye atabyiviramo cyangwa se wenda akanabivanwamo, bityo yahise asimburwa n'ubita Twagirayezu Gaspard. Twagirayezu Gaspard yayoboye 2023 kugeza 2024. Rero tuvugana muri uyu mwaka wa 2024 kandi uwo bita Twagirayezu Gaspard yamaze kuva kuyobora iyi minisiteri y'uburezi. Nta mwaka warushize ayiyobora. Ubu ngubu rero igiye kuyoborwa n'uwo bita Nsengimana Joseph. Ariko ikibazo nibaza ni kimwe, ni igiki kiri muri iyi minisiteri y'uburezi cyangwa se muri Minetike kiri gutuma umuyobozi wese uyiyoboye atayirambamo akayivamo kubwe cyangwa se agasimburwa? Biri guterwa n'iki? Noneho tuvuge kuri bamwe babaye abayobozi muri iyi minisiteri, tuvuge tekinike bagiye bakoresha kugira ngo bayobore iyi minisiteri mu gihe gito bagiye bahamara, ndetse n'udukoryo twagiye tubaranga muri iyo minisiteri bayoboraga. Reka mbere ko nigeze gukomozaho bita Emmanuel Miditi. Uyu Emmanuel Miditi ubwo yayoboraga minisiteri y'uburezi yasizeho ihame rivuga ko nta mwana n'umwe ugomba gusibira, abana bose ari abahanga, bityo na wa wundi w'umuswa ahubwo agomba gufashwa n'abarimu cyangwa se n'ababyeyi, ariko nawe byanga bikunda kimuka. Icyo gihe abari baravuye mu ishuri bose baragarutse, abari abaswa baravuyemo kubera kudafata ibintu byo mu ishuri barimurwa barazamuka, amashuri yuzura abanyeshuri kubera iyo gahunda ya Emmanuel Miditi. Ubita Harebamungu ubwo yayoboraga minisiteri y'uburezi yigeze gusura ikigo kimwe, agezeyo basaka abanyeshuri babakuramo amatelefone bari bafite, maze yifatira isuka y'umujyojyo afata ya matelefone ayashyira ku mabuye arayahondahonda ayagira ifu, ahita afunga kantine zose zabaga mu bigo by'amashuri mu Rwanda, ndetse abuza abanyeshuri bose kuzongera gutunga telefone. Aka ni agashyaka Harebamungu. Uwo bita Prof Rome Murenzi. Uyu Rome Murenzi niwe muntu waciye agahigo ko kuyobora iyi minisiteri y'uburezi igihe kinini cyane, igihe kingana n'imyaka 5 yose ayobora iyi minisiteri. Abandi bose bari barabigerageje cyangwa se n'ubu barabigerageza ariko bikanga. Reka tuvuge kuri Madame Dr Uwamariya Valentina. Uyu Dr Uwamariya Valentina yayoboye iyi minisiteri vuba ahangaha hashize. Ntabwo twavuga ko ari igihe kirekire kirangiye kubera ko yayoboye muri 2020-2023. Uyu Dr Uwamariya Valentina yahinduye ibintu byinshi kandi yayoboye minisiteri mu gihe kibi. Uyu Uwamariya Valentina yashizeho gahunda yo kurya mu bigo by'amashuri, arayikaza cyane, ubwo ahandi yagendaga gake gake cyangwa se isanzwe mu bigo bikomeye no mu bigo byoroheje nka za 9 years ndetse n'ahandi. Iyi gahunda yarayihamije irakomera cyane. Dr Uwamariya Valentina yatanze akazi ku barezi benshi bashaka akazi ko kwigisha, bari barabuze akazi baraheze mu bushomeri. Amashuri menshi yarubatswe ndetse umushahara wa mwarimu urazamurwa ku bwa Dr Uwamariya Valentina. Abantu benshi bamuvuga ibigwi, abarimu, abanyeshuri ndetse. Reka twihuse turebe uwo bita Twagirayezu Gaspard. Uyu Twagirayezu Gaspard yarayoboye iyi minisiteri igihe gito cyane, igihe kingana n'amezi kubera ko ni 2023-2024, ni nk'umwaka umwe wonyine. Uyu Gaspard yakoze byiza byinshi ariko ntihabura n'ibyo abantu banenze, harimo nko kuba umunyeshuri yagira 0 muri physique, muri chimie, mu mibare ndetse n'ahandi, ariko bakamuha combination cyangwa se bakamuha ishami ryo kujya kwiga imibare n'ubugenge kandi ari amasomo yagizemo 0. Ikindi hagiye havugwa ku kohereza abanyeshuri mu bigo bya kure cyane bitandukanye n'uduce batuyemo. Ntago Nsengimana Joseph twamuvugaho byinshi kuko ibyinshi byiza bye byose turabitegereje, ahubwo icyo nababwira ngo utakoze subscribe ayikore ku Dushya Kingdom. Ndabakunda cyane, nitwa Eric Radu, tuzahore mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.